Bashya Rugaju ibindi tuzaganira za nane no kuri Rayon Sport ngo muzayibone isa nk'ari nshya nabyo no kubiganira nibyo tuzabiganira dosiye y'umutoza nuko umwanya wagiye bamurera mutoza mushya se mu munota umwe se wayica cyangwa bamuntu zimbwira yuko Rayon Sport ngo iri kuri hari ingingo cyane yego zandani ko zibimbwiye ariko president akaba yaravuze ati ni gute twajya kuzana umutoza uri hagati mu mwaka w'imikino twagura duta amasezerano ye ko bayagura bariteguye muri iminsi isigaye Romami ntago bayimuhanga yasoze imikino isigaye ko bayagura ako mukabike Rayon Sport ngo nyuma international break shobora kuzayifite undi mutoza ari we hari ingingo amakuru mfite ngo bashatse kuvugisha Kasarabwe ati shwi mama we nibereye muri nationale y'abagore ati ibyo bya Rayon Sport yanyu umuntu atoza ameza birakirukanwa ati mumbabareye cyane Rayon Sport ngo yashatse na Are Kirasa ariko Kirasa ngo akaba ari stable cyane avuga ati ngewe menanye neza na Haji gorera mbere igihe abaho neza cyane projet yanjye nyukora uko nshaka ibyo bintu byanyu mukoresha umuntu ameza 6 mukamwirukana simari ariko hari ingingo aravuga ati mugabo hajya jeba ndimbugere mu kirundi ati harya ngiye bandondera ngiye baramutse banshatse ndimbugere neza mu kirundi hajya nje bandondera hajya nje bandondera niyo byabuye umunsi tije najya amakuru hari rero kuko aheruka igikombe cy'amahoro ikabivuga iti umugabo yaduhaye igikombe yamukura ati uyu mugabo yaragerageje kuza muri Cyova yegereye akabiri inshuro ebyiri ati uyu mugabo uwamufata ntanasiye gusa ngo yisezo ngo akayisoza akazatoza na sezita amakuru rero hari cyo kora nivuganiye na hari ingingo nkimara kubona inkuru umuntu yitwa Raktici yagiye kuri office za Rayon Sport yihugikana mu biro na president wa Rayon Arnold yego ariko amakuru niganiriye neza na hari ingingo yarambwiye ati nkurahiye Imana iri mu ijuru ntabwo aragiye kuvuga ku bintu byanjye ati wibuke ko afitemo abakinnyi 3 muri Rayon barimo Tambo bakamo Abedi bakamo na Ndikumana Asman ati nta hantu bihure n'ibintu byanjye ati niba aragiye yagiye ku bintu bye ikindi ku munsi birukanye umutoza ninyure Zari yako nigira ahantu mu kanama nkubitana na president wa Rayon yihugikanye umutoza none yakira kibuga cya basket cya Zari yako yamwihugikanye inyuma kuri kare akabaka yegereye ikibuga inyuma mu kaguni hirya ahantu umuntu atababona none wari ukuntu nakase ndababonye wowe mutoza Bruno niya birukanye njya kumusuhuza ngiye kumusuhuza president ngo Rugaju ngo ndikubwiye ko turi hano ariko ndavuga umugabo wibuke ko hari kuri ID cyaje wari ugiye ku meeting wa mujama yego cyaje dutandukanye tuvuye gukora ya promo ya Ferwafa cyaje nibwo nahise mubona ahubwo urakoze kunyibutsa noneho mbona ibiganiro ukuntu biri kugenda president aranye introduce ku mutoza yabikinira nkabona umutoza ntiyishimye nabare kurasambaratika naribaje ati se president wavuye gusari kuri stade ntahita ajya mu rugo kwirayidi sangira n'umuryango agahita aza mu nama y'igitaraganya nk'iyi ayi bintu n'amahoro ninjama no muri Rayon nshaka kubaza nibwo umuntu ambwe atariko ati ntubi cirinyera ari urukundo ati kuko ati Raktici muri iki cyumweru yaje hano wa undi bavuga ngo hagarariye hari ingingo nubwo hari n'abahakana ko ngo dahagarariye hari ingingo hagarariye abakinnyi gusa nge naganiriye na hari ingingo muri iryo joro arambwira ngo Rugaju waje muri kariyeri uri umugenzi sinaguhisha nubwo uri umujournaliste yego ati ngewe ntabwo navugana na Rayon hanyuma kuri Bruno sarashaka kubarega nibyo president byari byamuzanye muri yo nama y'igitaraganya burya ngo na mbere ngo na oya bo barumvikanye yego na mbere ya match ya police Rayon Sport cyatumye mwirukana baravuga ati nta tsinda niya tsinda da convinga nigutunganya na Musanze nigutunganya n'ikipe na Etincelle n'izi ntoya zose bya biganiro byabo rero na mbere yuko match ya police iba ngo hari gahunda yuko rwose bari guhitamuhereza yakigendera ikintu gihari ibiganiro Rayon Sport ngo ikibazo aragikemuye nta kibazo bazayirega kuko byabaye amiable mu kumvikane ejo rwose barabisobanuye nta kintu na kimwe bafitanye nta kibazo ariko se mubiferi ko bayigenda hano twari mu rubuga rw'imikino mbakubita statistique z'imigendekere ya Bruno nabwo nta mara kabiri Kigali muti washoshi byo nagari kunya Bruno agari kunya baregana yewe iyo mba ndi president wa Mukura na Kiyovu Sport nari kwanga gukina Heroes Cup
nari kurenga wari kwanga cyangwa gukomeza nkaburana uburenganzira bwanjye ari nayo mpamvu babwira ngo tennis ashobora kuza kuba akajorite wandi mayikipe atagashobora iyomba ni perezida w'amagaju nari kwanga kuza gukina saa 3 z'ijoro i Kigali ngatsindwa 5 nijoro ariko hari ingingo Kenisi yankupise indi yari kwirengagiza ko yavuze atari ku wundi Kigali peri hari habaye iki ati muri kwirengagiza ko izo nyungu zari inyungu za equipe imwe iyanjye bakaye mu mwanya nawe frustration niye wayumva diripari simakana kwitari amabwire ngewe ibintu byakemurwa n'ibiganiro wowe nta bigane kuri iyi ngingo reka amabwire ushaka ibiganiro dukurikije ibyo twaraye tubabaye dukurikije ibyo twaraye tubabaye nimusanga CEO wa Rwanda Premier League cyangwa se gusi wa operation yararengera akinterprete itegeko nabi ahanwe nimusanga KMC yirengereye agafata icyemezo kitari kikwiye nta mategeko ahanwe mpagaze ku itegeko niba shaka bigera muri tasi nibishaka bijye mu ijoro rero utitaye kuri negotiation zero hakomeza by'escalating negotiation bahaye kuri ingingo irarangiye turasoje itangazo rya Rwanda Premier League basohoye bagize bati Rwanda Premier League iramenyesha abakunzi b'umupira w'amaguru n'abafatanyabikorwa ko ikipe ya Gasogi United yatewe maga inacibwa amande y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2 nyuma y'uko itabashije kuboneka ku kibuga. Uyu mwanzuro wafashwe hashingiwe ku mabwiriza agenga amarushanwa ya Rwanda Premier League mu ngingo ya 5 igika cya 8 ivuga ko ikipe irengeje iminota 15 ku isaha yagenwe kugira ngo umukino utangire itaragera ku kibuga iterwa maga y'ibitego 3 ku busa ikanacibwa amande y'ubukererwe ndetse n'ingingo ya 9 igika cya 2 ivuga ko ikipe iterwa maga kubera ko itageze ku kibuga yaba yasuwe cyangwa yasuye icibwa amande ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni nyuma y'uko Gasogi United ititabiriye umukino umunsi wa 25 wa Rwanda Premier League yagombaga kwakirwamo na Rayon Sport kuri stade Amahoro saa 4 z'ijoro zo kuri iki cyumweru. Ibi bisobanuye ko Gasogi United yatakaje umukino ku bitego 3 ku busa. Rwanda Premier League iboneyeho kubibutsa ko ikipe yavuzwe iramutse yongeye kubura ku mukino ku nshuro ya kabiri muri uyu mwaka w'imikino yahanishwa gusezererwa mu irushanwa yagaruka igahera mu cyiciro cyo hasi mu marushanwa ategurwa na Ferwafa ndetse n'umwenda w'amanota 6 nk'uko biteganywa n'ingingo ya 9 igika cya 3. Rwanda Premier League iboneyeho kwisegura ku bakunzi b'umupira w'amaguru n'abafatanyabikorwa byagizweho ingaruka zo kudakinwa k'uyu mukino. Murakoze, nta gitekerezo cyanyu nshaka museke we niho basoza bagira ngo ayiwe ibi bibazo biri hagati ya Kenisi na Rwanda Premier League se birakemuka gute mama naho ubutaha reka tujye naho ubutaha ubwo tuzamenya uko byagenze yese tubigenze dute natwe tubyumvikana ubwo reka tubiharire namwe tuzababwira ibyakurikiye abasomyi baho tubiharire abasomyi naho ubutaha tujya mu bindi mu minota dusigaranye kuko byose tugomba kubikora. Abantu barabizi ko tugifite Carabao Cup, tufite championnat, ariko mbere ya hose kwizigira reka ngo nk'iminota 2 ikipe ya Rayon Sport yongeye guhanwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA kurajyanga ibyareo bijyanye. Yego, Rayon Sport yahanwe kuzagera 2028 itemere kwandikisha abakinnyi bashya. Iki kibazo twari tuzi ko wenda gishobora kuba cyaratewe n'umutoza Afahami ya Lotfi. Rayon Sport ejo twari turi kumwe na Gakwaya Olivier yasobanuye ko uwo bita Afahami ya Lotfi ngwari imfura akunda kumvikana cyane. Aravuga ati ibibazo dufite nta hantu bihuriye na Afahami ya Lotfi, twumvikanye ko tugenda tumwishyura gahoro gahoro kandi turabikora. Ikibazo Rayon Sport ifite n'umuntu bita Suleiman Dafe, niyo case iri muri FIFA. Ni miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda Rayon Sport igomba kwishyura Suleiman Dafe n'abamuhagarariye. Umukinnyi ntabwo umusaruro akanaguca amafaranga kandi yakomeje kwiyongera. Byatanye ngo ari udufaranga duke tugenda twiyakimira bibaye miliyoni 13. Icyari impungenge twabajije Gakwaya twamubaje ngo ko Kiyovu Sport yageze igihe ikavuga ngo FIFA yigeze kubafatira icyemezo bibwira Kiyovu ngo nubwo mwakwishyura kubera ko muhora muregwa murahanwa ntago abantu bose babarega bababeshye. Urumva nicyo twabajije akacyumva gukirira cyane yabaza kuba ati ndashaka kwishyura ngo yangu maze kuba ruharwa twabirirwa kurega abantu bose barakubeshyira. So Rayon Sport rero amakuru ahari nuko yo ngo ibyo itaragera kuri urwo rwego rwa Kiyovu Sport.
ngo babemereye correspondance zabaye hagati ya Rayon Sport n'abo muri FIFA zivuga ko rwose Rayon Sport niramuka yishyuye dafe nta kibazo ibihano bizakurwaho. Izo miliyoni 13 ubuyobozi bwa Rayon Sport bwavuze ko bugiye kuzishaka bukazishyura mu maguru mashya kugira ngo bemererwe kwandikisha abakinnyi.